Ni couple yahuguje benshi kubera uburanga n'ukuntu baberanye bombi. Ni couple imaranye imyaka irenga 2 bari mu rukundo rumeze neza cyane. Ni couple ikurikiranwa n'abantu benshi yabanga mu Rwanda ndetse no hanze. Ni couple y'abastari babiri, dore kumwe yitabiriye Miss Rwanda akaba ari Pamella Uwikeza, ndetse undi akaba ari umuhanzi ukunzwe ndetse wemerwa na benshi muri iki gihugu nkaho ari we mwami wa R&B. Uwo nta wundi ni Mugisha Benjamin cyangwa benshi bazi nka The Ben. Nk'uko rero nabibemereye kuva kera ndetse n'ubu nyibabwira, iyo hagize ikiba cyangwa igihinduka mu ntambwe cyangwa mu bikorwa byabo kuri iyi couple, ni inshingano zanjye kwita nzanga kuri Kigali Tube nkababwira uko byagenze cyangwa icyabaye uwo munsi. Inkuru rero igezweho cyangwa iri kuvugwa cyane n'ubundi ni surprise cyangwa ibintu bidasanzwe The Ben yongeye gukorera umukunzi we Pamella. Ariko mbere yuko ngira icyo mabwira cyangwa ndamburiye inkuru, icyo nagusaba cyangwa icyo mbara ngusaba ni kimwe, ni ugukora subscribe kuri no channel ndetse ugakanda akazogera hejuru kuri Kigali Tube kugira ngo ntihakagire ikintu na kimwe, inkuru n'imwe igucika. Yaba abakunzi ba muzika cyangwa abakunzi buno muhanzi The Ben, ndakeka mubyibuka ko ku itariki 3 Kanama 2022 aribwo uyu nguyu Mugisha Benjamin yakandagiye cyangwa yagaragaye ahangaha mu Rwanda mu gitondo kabisa, aho yaseseka hariya ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe. Akaba yaraturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu busanzwe ari hakorera umuziki. Rero agikandagira muri iki gihugu yakiriwe n'abantu benshi mu bakunzi biwe, ndetse bafite amapankarite cyangwa ibintu byanditseho King is back, bishatse kuvuga ngo umwami yagarutse. Dore ko benshi mu bakunda ibihangano bye ariko kazina bamutazira, ndetse akaba yarahise ahabwa indabo, tutanibagiwe n'ikamba kabisa nk'umwami ugarutse. Nubwo bwose rero ibyo yabikorewe ntibyabujije itangazamakuru kuvuga ibintu byinshi, dore ko batangajwe no kuba umukunzi be wari umaze igihe batabonana ari we Uwikeza Pamella atigeze agaragara ku kibuga cy'indege aho ngaho i Kanombe nk'uko nabibabwiye. Bikaba benshi baratumye bibaza, ese umubano w'aba ngaba baragabaniye umuvuduko wari uriho mbere y'uko The Ben avanga muri iki gihugu? Ese bimeze bite? Dore ko benshi baba bimenyereye ko iyo umukunzi aturutse hanze y'igihugu cyangwa ahantu kure, muba mwakira mu murongo wa mbere, haba hari umukunzi we ndetse na famiye ye, birumvikana. Noneho bikiyongera ko aba ngaba ari abastari bizwi ko bakundana. Sinakubeshya nanjye ubwanjye naratunguwe kuba Pamella ataragaragaye kuri kiriya kibuga cy'indege aje kwakira The Ben. Ariko nka couple kabisa idatenguha abanyarwanda, ntibatinze kwerekana ko urukundo rwabo rugikomeye, ko nta n'ikibazo kigeze kiba, dore ko binyuze ku Instagram cyangwa ku mbuga zabo za Instagram zigiye zitandukanye bagiye bapostinga bavuga ati urakaza neza mukunzi, nari nkukumbuye. Ibintu nk'ibyo ngibyo byerekana ko nta kibazo, ahubwo ibihe byiza bagiye gukomeza kubigirana. The Ben iragaruka mu Rwanda, icyari kimuzanye nyamukuru usubura na Uwikeza Pamella, ahubwo yari afite gutaramira abanyarwanda mu gitaramo cyitiriwe Rwanda Rebirth Celebration Concert. Iki gitaramo rero cyari kuba ndetse cyabaye kuri tariki 6 Kanama 2022, ubwo ni kuwa gatandatu w'igishize. Mu gitaramo rero nk'uko mwabikurikiranye kuri YouTube channel yacu Kigali Tube, ndetse iyo video ushatse wayira muri description cyangwa aho hasi muri comment urayibonaho ku batarayibonye. Muri concert cyangwa igitaramo cyose The Ben niwe wakiriwe neza, ndetse agaragarizwa urukundo n'abanyarwanda bari hariya muri arena, dore ko ariho cyari kiri kubera. Ariko mbere y'ibyo byose hari habanje abahanzi bagiye batandukanye, harimo Bushari, harimo Bwiza, harimo Marina, tutanibagiwe Chris Ize, ndetse n'abandi bahanzi benshi banga mu Rwanda bagiye batandukanye. Ariko urubyiniro The Ben rero yatangiriye ku ndirimbo ze za kera, ubwo ndavuga guhera mu 2009 agitangira umuziki we hanga mu Rwanda, za zindi zigenda gake kabisa, dore ko yagira ngo azane cyangwa yibutse abakunzi be The Ben wa kera mu marira n'ibyishimo. Abafana bose bari bishimye ndetse bari kuririmba indirimbo ze, banabyina kuzibyinitse. Si ibyo gusa, ahubwo yanacishagamo akarimba indirimbo z'Imana cyangwa gospel, yaba indirimbo ze ndetse n'iz'abandi bahanzi na Israel Mbonyi
yanaririmbye n'indirimbo ya Iva Buravan kugira ngo yerekane ko bari kumwe cyangwa yifatanyije nawe muri ubu burwayi Iva Buravan afite. Ariko nubwo yari yakoze ibi byose asa nk'uwashimishije buri muntu wese wari uri muri ya BK Arena, ariko abafana ntibasaga nk'abanyuzwe neza dore ko bahise batangira kuririmba izina ry'umukunzi we bavuga Pamela Pamela ahantu hose mu mpande za arena zose, bazamurira amajwi amwe bavuga Pamela. Uyu rero The Ben yabaye nk'ubyimye amatwi akomeza kuririmba, ariko abona ko abanyarwanda bashaka Pamela. Nyuma rero yo gucishamo indirimbo nk'eshatu abafana barongeye bavuga izina rya Pamela, noneho The Ben ahita akora ibintu byatunguye igihugu cyose, by'umwihariko bitungura umukunzi we dore ko ari we yari ageneye iyo message cyangwa ubwo butumwa. Rero Uwicyeza Pamela yari ari hejuru muri VIP hariya muri arena akurikiranye n'ubundi The Ben ubwo yaririmbaga, ariko ntiyari yiteze ko uyu muhanzi The Ben yakora ibyo yendaga kuhita akora. Ahagana rero mu masaa 6 z'ijoro The Ben yagize gutya muri mikoro ahita atangira guhamagara n'ubundi Pamela Uwicyeza, aho yavugaga izina rye arisubiramo inshuro nyinshi kugira ngo uyu mukobwa abe yava aho yari yicaye kugira ngo amanuke aze bagirane ibihe byiza. Abanyarwanda bose bari muri arena bose bahita atangira kuvuza akaruru kugira ngo birebere amaso ku yandi iyi couple iri kumwe ku rubyiniro. Pamela, 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 Pamela. Nyuma y'uko rero uyu nguyu Uwicyeza Pamela atagaragaye cyangwa ngo aze ku rubyiniro, nubwo yewe The Ben yari yabisobanuye neza ko uyu mukobwa agira amasoni, abanyarwanda bakomeje kuvuga ibintu byinshi ko uyu mukobwa akomeje gutamaza The Ben, dore ko hambere atigeze aza kwakira cyangwa ngo azanire indabo umukunzi we, aha kabiri akaba yanze kumusanga kuri stage cyangwa ku rubyiniro kugira ngo bagirane ibihe byiza. Nubwo yewe abo bose babivugaga gutyo, Pamela Uwicyeza ntiyahwemye gucecekesha abatifuriza ibyiza uru rukundo cyangwa iyi couple yabo. Bose yabasubizaga rero ku rubuga rwe cyangwa Instagram account yiwe kabisa, dore ko umunsi wakurikiye kiriya gitaramo ubwo ni ku cyumweru, uyu nguyu Pamela Uwicyeza yagiye ku rubuga rwe n'ubundi nababwiye rwa Instagram abinyujije mu buryo bwa story cyangwa status. Uyu nguyu Pamela Uwicyeza yashimiye byivuye inyuma uyu mukunzi we The Ben, ashyiraho udutima ndetse amugaragariza urukundo amufitiye bitewe n'igikorwa cyo kumuhamagara ku rubyiniro yamugaragarije, dore ko byasaga nk'ibyeretse igihugu cyose ko uyu mukobwa ari we watsindiye umutima wa The Ben. Si ibyo gusa byabaye gusa, dore ko nk'uko byari biteganyijwe aba bakunzi cyangwa iyi couple ya The Ben ndetse na Pamela Uwicyeza bakomeje kwirira isi ndetse no gutembera iki gihugu ahantu hagiye hatandukanye bagirana ibihe byiza, dore ko nk'uko nabibabwiye bari bakumburanye ubwo uyu nguyu Mugisha The Ben yari ari gukorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose byatumye twibaza, ese uyu muhanzi arakomeza aguma aha mu Rwanda ari kumwe n'uyu mukunzi we cyangwa se araza kugenda bari kumwe, dore ko biri guhibuswa cyane ko abangaba mu minsi iri imbere bazaba banakoze ubukwe, uyu nguyu The Ben kabisa na Pamela Uwicyeza bakabana nk'umugabo n'umugore, bikava mu rukundo rusanzwe rw'umugirlfriend ndetse n'umuboyfriend. Ibyo byose rero twibwiraga byasubijwe uyu munsi, dore ko iyi couple ikunzwe na benshi muri iki gihugu yafashe rutemikirere aho berekeye mu gihugu cyo mu Bugande, bivugwa ko bagiye gukomeza kuryoherezamo ndetse bakagirana ibihe byiza kabisa nk'abantu bari bakumburanye n'ubundi. Uyu nguyu The Ben yabipostinze n'ubundi ku rubuga rwa Instagram abinyujije kuri story, aho yashizeho akavideo gato kuno mukunzi we bigaragaza ko bari kumwe, ahita arenzaho ifoto y'ikirahure cyo muri Rwandair asa nk'uri kugira ibihe byiza n'ubundi mu ndege nkuru y'iki gihugu. Nubwo rero bitari byamenyekana neza ikintu iriya couple igiye kubikora mu gihugu cy'abaturanyi hariya mu Bugande, ariko ni ibintu bizwi ko Uganda
ari igihugu The Ben afata n'ubundi nko mu rugo. Ubwo rero biravugwa ko bagiye kumarayo iminsi mike hanyuma bakazahita berekeza muri Dubai, dore ko aricyo gihugu uyu nguyu Pamella w'icyeza ndetse na The Ben bamenyekaniyeho, kariho bishimira ndetse bakagiriye ibihe byiza. Igihe rero baherukirayo uyu nguyu The Ben akaba aribwo yahise amwambika impeta amusaba ko yazamubera umugore ndetse na mama w'abana biwe. Ngayo nguko rero ibya ya couple mukunda muri benshi ndetse n'amakuru ari kuyivugwaho kuva The Ben yakandagira muri iki gihugu ndetse kugeza igihe yaviriyemo, ibindi byose cyangwa ibyo bazakomeza gukorera mu bihugu bigiye bitandukanye, aho bazakomeza kurira isi, byose nzagenda mbibabwira ndetse mbagezaho uko bigenda bikurikirana byose. Amakuru yizewe cyangwa agezweho no kuyakura ngaha kuri Kigali YouTube, ntihakagire n'ikintu na kimwe kigucika. Ibyo byose rero wabikora ukanze akazogera ndetse ukanze subscribe niba utarabikora. Ntiwibagirwe rero gukanda like nimba warebye ino video yose, nkanagushishikariza gutanga igitekerezo cyawe aho ngaho hasi muri comment section kugira ngo tumenye icyo utekereza kuri ibi biganiro byose tugenda tukugezaho. Naho ubutaha, ciao.